ni umugore n'umugabo dutangiranye nabo, ndetse uyu mudamu n'umugabo we baba bari kwifotoreza ku modoka itari iyabo, basenga mu idini ya Isilamu. Ndetse uyu mudamu yari yaguze ikanzu nshyashya, ari kubwira umugabo we ati sheri ngaho mfotora rwose aka gafoto tukabike neza ku buryo rwose tuzakerekana abana bacu. Ndetse uyu mugabo ati ngaho baby mera neza rwose ku gasharupe kagire neza fresh. Bakiri muri ibyo nyiri modoka yaje rwose yarakaye cyane, ni umukobwa waje wambaye imyenda y'umukara, aza yarakaye cyane rwose ubona ko nta mivugano. Ati ntabwo bishoboka, aba bantu baje kunyifotoreza ku modoka yanjye bagamije iki? Bari mu byabo baratuje. Ariko umukobwa yaje yarakaye cyane ati yewe muri mu biki, mumvire ku modoka vuba vuba. Mukobwa uri ahangaha uvuga nabi ugirana umushiha yaje atangira guhurutura uyu mudamu, ariko umuhurutura kuri modoka ati mumvire ku modoka mwamyanda mwe murandebera. Yabise imyanda ababwira nabi amagambo abakomeretsa, ati nta n'isoni ninde wabahaye uburenganzira bwo kuza kunyifotoreza ku modoka yanjye? Murabona iyi modoka yanjye mwabatindi mwe mwabakene mwe kurya mwaguze imyenda mishya mwabonye kuza kuyifotoreza ku modoka yanjye ari byo byiza bibabereye? Ndetse uyu mugabo n'umudamu we barakureka rwose batangiye kwikanga bati ntibishoboka, iyi dayimoni y'umukobwa iteye ituruka hehe? Uyu mukobwa ati si ubungubu si mwahanduje di? Umukobwa yari afite amazi yo kunywa ariko ntabwo yigeze ayanywa, ahubwo yari yafashe atangira kugenda ayogesha iyi modoka ahantu wa mudamu yari yegamye, ndetse n'ahantu yari yicaye ari kwifotoza. Ndetse uyu mugabo n'umudamu we barumiwe bati ni ukuri abakobwa bari ahangaha, kweki abakobwa bameze gutya bakiriho koko? Barumiwe barikanze, kandi koko hari abantu bameze gutya, hari abantu batagira umutima mwiza. Ndetse uyu mugabo n'umudamu we batangira kwibaza bati mbese ni ikihe kidasanzwe twakoze? Basi ni ikihe kintu gikomeye cyane kiremereye twakoreye uyu mukobwa kugeza ubwo atwita imyanda akanoza imodoka ye ngo twayandushe? Koko ari gutekereza ko tuvuye guhinga ubu se twayisuzeho byagenze gute? Uyu mukobwa atangira abacyura ati rero reka mbabwire mwabatinde mwe mwabakene mwe, mujye murajya kwifotoreza ku modoka zanyu, niba mutazifite igihe cyose muzahora rero muri kubwirwa nabi. Nta n'isoni mwebwe, umuntu aba yararushye ari kwishakira imodoka ye yaramuhenze byaramugoye, ariko mwebwe mwambura mu maro mwe mukaza muri kuza kwifotoreza ku modoka z'abandi. Mutekeze yuko amafaranga umuntu aba yaraguze iyi modoka ari amabuye? Umudamu arikanga ati reba nk'icyo kigore, ubwo si ukuza kundatira ayo makanzu meza wambaye utekeze yuko njyewe ntayafite, maze mukaza mukifotoreza ku modoka z'abandi zitari n'izanyu? Reka mbabwize ukuri pe, muzapfa muri abatindi mwebwe, nta n'icyo muzigezaho. Mbega umukobwa mubi, amagambo amusohokamo nta magambo atari meza habe na gato. Umugabo uri hano yarumiwe, nta kundi kuntu byari kugenda. Yitegereje uyu mukobwa ati koko abakobwa babaho? Ubu se nk'uyu mukobwa koko umubyeyi wamubyaye azi yuko nawe afite umwana? Cy'umukobwa ati ndebera nk'ayo maguru yanyu, murebe rwose mukaza mukanyicarira ku modoka mukaza ngo muri kuriraho amafoto. Nta n'isoni, ubu si mwatekereje yuko iyi modoka mwayishyuye kugira ngo muze kuyiriraho amafoto? Yagira gusa, nta n'isoni wa kagabo we, ni abakubita. Ndetse uyu mugabo ati madamaze amusori mbabarira ku byabaye byose, ngo tubabarire, ibyo dututse birahagije sibyo, ngaho ugarukira aho ngaho. Umukobwa warakaye nta mivugano, undebe rwose yagiye arakaye. Umugabo n'umudamu we bumiwe rwose bati umukobwa koko kubera iki afite agasuzuguro kangana gutya? Aha mu isi niko bigenda. Uyu mugabo ati nukuri pe, ubukosa dukoze mugore mwiza nirihe koko ko twaje tukifotoreza kuri modoka? Basi ibyo ngibyo twabizira. Ubu si koko kuba twarakennye tudafite imodoka nitwe twabyiteye? Umukobwa nawe umunyagasuzuguro yinjiye mu modoka atari kuvuga rumwe nabo, ariko baramwihoreye bamusaba imbabazi bati wa mukobwa we utubabarire ko twaje kwifotoreza ku modoka yawe kandi bitemewe, utubarire nuko nta kundi kuntu byagenda. Umugabo witonda ucisha make yarabyemeye, umudamu we nta kundi kuntu byari kugenda. Mu buzima niko bigenda. Reka mabwise kuri rero mwe kujya muri shongora ngo nuko muteye gutya ufite ibi ngibi na runaka afite ibye, we kujya urajya kumwishongoraho kuko ntabwo uzi ejo uko bizaba bimeze. Umukobwa yinjiye mu modoka
ajya kwatsa imodoka kugira ngo yigendere, asize abangaba hano kandi bategereje kugana imbere, nta no kuba hari ifuti basi ngo muze mbageze imbere. Ariko se nanone umuntu ubatukiye ku modoka ye ubwo yabahereza rifutira, ubwo byakunda? Aha, katuze kureba, nakubwe ngo iby'isi birahinduka. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, uri umukire ufite amafaranga, ariko ejo bigahinduka ugasanga ni wowe mutindi mu mudugudu ndetse no mu gihugu, kandi wari wifashije umeze neza ntacyo ubuze, ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya isi ikakwereka yuko hari isi koko. Bibaho mana yanjye. Katuze kureba, barakwereka uyu mugabo akomeza abwira uyu mudamu ati sheri, ndi kubona bari kumpamagara, uzi ko mukuru wanjye arampamagaye. What? Ubu se birashoboka? Ejo bundi yarambwiye ngo azampamagara, ngira ngo ni imikino, kumbe mana yanjye ubwo ndi kubona ni SMS. Ni iki? Ni SMS rwose anyoherereje, arambwiye ngo nshake nimero ngo mwoherereze, ngo nimugoroba ari buze kunyohereza amafaranga, kandi ngo ni mu madolari, ngo ni amafaranga menshi cyane ari buze kunyoherereza kugira ngo nanjye nihindurire ubuzima. Nuko sheri, ndabona rwose ubuzima bugiye guhinduka, mbega byiza. Umugabo uri ahangaha yafite mukuru w'umukire uba muri Amerika, ubwo rero yaramwibutse, yaramubwira ati rero petit frère wanjye nkunda, gerageza rwose ibishoboka byose wohereze akanamba nkoherereze ayo mafaranga, sibyo? Ukurikire uyu mugabo ati wasanga natwe ubuzima bugiye guhinduka, abagenda badutuka bakatubwira nabi, natwe mu minsi iri imbere ukazasanga rwose niwe wari kudusaba ubufasha kandi twarabasabye bakabutwima. Ndetse uyu mudamu ati sheri, uri ready? Ibyo uvuga ni ukuri? Ni ukuri rwose nta kibazo? Yego nyine ni ukuri. Uratekereza nakubeshya baby? Rwose pe nibyo nakubwiye, mukuru wanjye ni umukire, afite amafaranga muri Amerika, yarakoze rwose arambwiye ngo nze kumwohereza namba. Uyu mudamu ati sheri, ibyo bintu pe ntabwo ndi kubyemera, ntabwo ndi kubyizera. Gute umuntu yagiye agakora akiteza imbere bikamugora, gute yakifata kohereza amafaranga angana gutyo ngo mu madolari? Sheri, ibyo uvuga ni ukuri? Mu madolari mbese nibyo ushatse kumbwira? Aha, ntabwo ngiye ndi kubyemera pe, gusa byaba ari na byiza. Ubwo rwose agiye kutwibuka, dore rwose ubukene bwabo tugeze habi, wasanga rwose tugiye kugenda tukagira amahirwe mu buzima bwacu. Byaba ari amahire pe, natwe tugiye tugahindurira ubuzima tukamera nk'abandi, abagenda badutukira ku modoka zabo nabo bakabona rwose ubuzima bwahindutse. Uyu mugabo ati nyine nibyo nkubwira, sinakubwiye ngo Imana ihindura amateka. Uyu munsi ushaka umeze gutya, ariko ejo bigahinduka, kandi pe ibi ni ibintu maranye iminsi. Ni ukuri pe yarabinsezeranyije, kandi n'Imana urabona rwose yuko ibirimo. Sheri, ujye wizera pe, ubuzima burahinduka. Uyu munsi ushobora kuba ubayeho nabi, ariko ejo bigahinduka rwose ukabaho neza nta kibazo. Mbega barakwereka uyu mugabo akomeza yizeza umudamu we ati sheri, ibyo byose ugomba kubyizera, natwe turi abantu dukeneye kubaho neza di, sibyo? Ibyo nkubwira ni ukuri. Umudamu arabyumva ati sheri, uravugisha ukuri? Yego nyine ndavugisha ukuri, ubwo ikintu kiri kuntangaza ndetse kikantungura ni ukuntu wowe bwawe ndi kubona rwose wagira ngo ntubyitayeho. Baby, mbabara rwose byumve. Umugabo uri ahangaha yarizeraga cyane, yizeraga ibintu bijyanye n'ibitangaza, yumvaga yuko isaha n'isaha, umunota ku munota ubuzima bwahinduka, nabo bakamera neza, bakamera nk'abandi pe. Nabo erega buriya amafaranga nta muntu yigeze aremerwa, twese yaraturemewe, ahubwo kuyabona nicyo kibazo. Ese uyashaka bingana gute? Twese twavutse turi abakire, niko Imana yabigenje, ahubwo amahirwe niyo rwose tutangana, sibyo? Ntabwo amahirwe tuyanganya, ibyo byo ugomba kubimenya. Mbega umugabo akomeza yizeza umudamu we ati sheri, nakomeje nkubwira ngo ubuzima buzahinduka, natwe tumere neza nk'abandi. Abo bandi b'abakire bafite amafaranga ntacyo baturusha, natwe turi abantu. Gute se? Ahubwo mu buzima bwanjye ikintu kimbabaje ni ukubona umukobwa nk'uyu nguyu adusanga ku modoka ye akadutuka, kandi pe nanjye ntekereze ko umunsi umwe ubuzima buzahinduka tukamera neza. Ariko si nanone kuki usanze umuntu ku modoka ye ukamutuka ukamubwira nabi, utekereza yuko we ubuzima butahinduka? Erega tukunze kubona n'abantu bafite amaguru n'amaboko babakire, ariko ejo tugasanga bacitse amaguru n'amaboko, ugasanga mbese bafite ubumuga batavukanye. Nicyo kikwereka yuko rero iby'isi rwose birashira bikarangira. Uyu munsi wawe umeze neza, ariko ejo bikarangira.
uyu mugabo akomeza rwose yigisha umudamu we ati sheri ibyabaye byose ndagira nkubwire yuko rwose utagomba kubitekerezaho, ntugomba kubirebaho, ugomba kureba ku ntumbero yacu, ugomba kureba ku byo dushaka kugeraho, ntugomba kureba ku byarangiye, ubwo nyine ibyarangiye byacuye igihe nta kundi kuntu byagenda. Umudamu wababaye bakuye ku modoka ameze nabi ati baby mbabajwe n'ukuntu rwose nari meze neza mbese wabibonye amafoto rwose yari aturyohanye wabyitegereje, ariko ikintu cyambabaje ni ukubona nta mukobwa adukorera akantu nka kariya. Gusa umukobwa ageze mu modoka yatangiye kwatsa imodoka, atangira mbese yatangiye gushyiramo urufunguzo ku ntake ariko biranga, yatsa imodoka iyanga kwaka pe. Imodoka yangiye ko itari kwaka bigenze gute? Umukobwa agira ikibazo ati imodoka yangiye ko nzi yuko yari nzima bigenze gute? Ayayaye ntabwo byumvikana, kumbe iyi modoka batiri yayo yari yashizemo umuriro. Ubundi hari ukuntu wibagirwa ugacana amatara y'imodoka ugasanga mbese amatara amaze umuriro muri batiri, kandi buriya batiri niyo ishutira imodoka. Mbese umukobwa nawe nibyo byari byamubayeho, yaraje yatsa imodoka biranga pe. Imodoka yanjye ntabwo bishoboka, nese nibagiwe ncana amatara, mbega ngo ndabe ikigoryi, mbega ngo ndabe igicucu, ntabwo bishoboka. Nese batiri yanjye aka kanya kuko yashizemo umuriro, mwana yanjye. Umukobwa aratsa bikomeza kwanga, iyi modoka yanze kwaka, akomeza kugira ikibazo ati kuko ndabigenza gute? No ntabwo bishoboka pe, ubu se navanga gute? Ubu kuko nabigenza gute ko bikomeje kwanga? Umukobwa abona rwose byakomeje kwanga, bikomeje kuzamba ati kuko ndabigenza gute? Kari ikibazo mwana yanjye, ubu se ko bitapfa gukunda, ko ntavanga ngo bikundera? Umukobwa agiye ikibazo ati ndabigenza gute? Imodoka iranze kandi pe nari mfite gahunda ngiyemo, iyi modoka rwose ntishobora kwaka, basi keretse hari abantu bakansunikira imodoka, basi nkareba yuko yaza, nkareba yuko byaza gukunda. Umukobwa byakomeje kugenda byanga, kandi wibuke yuko yasize abwiye bari abantu nabi, ababwira amagambo atari meza abatesha agaciro. Nakubwira ngo niba uri umuntu itware nk'abantu, we gitwara nk'inyamaswa, kuko uri umuntu ugomba kwitwara nk'abantu. Rero umukobwa biramuyobera abura uko abigenza ati nukuri ntabwo bishoboka, kubera iki koko nibagiwe nkakora ubugoryi nk'ubu ngubu? Ubu koko nibuze kuvanga gute ko bikomeje kunshanga? Umukobwa akubita hirya no hino abura uko abigenza, atangira kuva mu modoka kugira ngo basi arebe yuko yavangaha, gusa byari byakomeje kwanga. Umukobwa yakomeza kugenda bimuzambana muri ubwo buryo, ntabwo byari gukunda. Undebere rwose umukobwa yigiriye inama yo kuba yasohoka muri modoka, atangira kuvuga ati se koko uriya mugore n'uriya mugabo koko bari buze kunyemerera bansunikire iyi modoka? Ubu se koko biraza gukunda? Ariko si nanone ko nababwiye nabi, nabatutse mbabwira ko atari abantu, nabatutse ngo ni imyanda, mbabwira amagambo atameze neza. Sha nanjye biriya bintu nakoze ntabwo byari byiza. Umukobwa yatangiye kwicuza bitagishobotse, araza n'umutima mwiza, mbese wabonaga yuko uyu mukobwa yicishije bugufi. Araza yegera uyu mudamu ndetse n'umugabo we, barahangaha bari guserebura rwose ukuntu mukuru w'uyu mugabo agiye kumwereza amafaranga menshi cyane. Ndetse uyu mukobwa ati mumbabarire ku byabaye, ndabinginze nabatutse mbabwira nabi, ariko pe maze kubona ko rwose kwirata ntacyo bimaze. Ubu rwose pe ndabinginze ngiye kubakenera, mwamfasha mukaza mukansunikira kuri imodoka, ko imodoka yanjye yanze kwaka pe. Wasanga nibagiwe nkasiga amatara ari kwaka, akaba yamaze umuriro muri bateri y'imodoka yanjye, ndayakije biranga. Ariko ndabinginze mumfashe muze munsunikire imodoka yanjye, basi ndebe yuko nava ahangaha, basi ndabakura ahangaha mbahera ifuti. Ariko ibyo ngibyo si byo ngombwa, ahubwo mumbabarire mbere ya byose, ndabinginze. Umukobwa yasabye imbabazi, akomeza kwinginga ati nababwiye nabi, ndetse ntabwo byari bikwiye yuko nza kubasaba imbabazi, ariko ndize ibyawe byose ndize, ariko nanone ndabinginze muze mumfashe. Dore rwose nta n'ukuntu nava ahangaha, nta n'ukundi kuntu nabigenza basi ngo mva ahangaha. Dore ni mwebwe nagira, ndetse ni namwe ndi kubona ahangaha ku muhanda, kandi uyu muhanda nta bantu benshi bakunze gucamo. Ndabinginze. Umudamu n'umugabo we babitekerezaho, gusa abadamu murabazi ukuntu barakara. Uyu mudamu yari yarakaye
ati se koko nk'aka gakobwa kari kuza kuvuga iki? Umukobwa ati ni ukuri ndabinginze mumbabarire ko byabaye byose, sibyo? Ni ukuri byabaye byose byabaye, ndetse nabigenza gute? Nanjye nize, ariko mumbabarire muze rwose turebe ukuntu twabigenza, munkura aha hantu ndiko rwose bimbangamiye. Umukobwa akomeza atakamba, akomeza yinginga katuze kureba ese biraza gukunda. Uyu mugabo n'uyu mudamu we barabize kumwemerera n'ibintu yabakoreye. Umugabo yitegereza uyu mukobwa ati ushatse kuvuga yuko imodoka yawe yanze kwaka? Sheri mbabarira rwose pe, uze tumufashe tumusunikire turi ko yava ahangaha. None se araguma ahangaha biragenda gute? Niba hari gahunda agiyemo kandi akaba ari kubona ari buze gukererwa, Sheri ntitwamusunikira? Umukobwa ati mumbabarire pe, ndabizi yuko mutapfa kubikora, ariko ndabinginze nukuri muce inkoni zamba, munyereke umutima mwiza uwo ntaberetse, basi munyereke ko mutandukanye nanjye, ndi ikigoryi ndi igicucu, ntekereza nabi, ndabinginze pe. Umugabo abitekerezaho, gusa uyu mudamu, abadamu nakubwiye ngo bakunze kurakara nabi. Umudamu we ntabwo yakomezaga kubyemera, ubonaga yuko rwose uyu mudamu yabyanze. Umukobwa nawe akomeza yinginga ati basi icyo muransaba cyose ndibuze kukibaha, ndibuze kugitanga, ariko mumbabarire, muze rwose mumbabarire. Sha ni ukuri pe, munkura aha hantu birangoye pe, nta kundi kuntu nava ahangaha, ariko mumbabarire ndabinginze muce inkoni zamba muze munsunikire iyi modoka. Banza umbwire ni akazami gato cyane ngiye kubakoresha. Ari wowe umukobwa kaza kakubwira gutya, mbese yagusanze ku modoka ye uri kwifotorezaho kagukorera biriya bintu? Usibye no kuba ari umukobwa n'undi muntu wese akaza akagusanga ku modoka ye akagutuka akayiguhuruturaho nabi, maze akaza kukwaka ubufasha, waba umuha? Twandikire muri komenti utubwire ukuntu wabigenza. Ibisubizo byanyu ni ingenzi, nibuze kubisoma tuze kungurana ibitekerezo, tuze kureba uko bimeze. Umudamu undebera rwose ari kubwirwa n'umugabo we ati Sheri mbabarira nyine tugende tubikore, none se tube nkawe, nese tumusiga ahangaha ubwo se turaba tubaye? Urabizi yuko mu byo tugomba gukora ndetse mu byo adusaba kugirira abantu imbabazi, adusaba gukunda abanzi bacu, ndetse adusaba kutagira inzika. None se wa mukobwa we rero, tureke gato tugiye kuza tubigukorere. Umugore wanjye nyine buracyarakaye, reka rwose ari buze kubyemera. Umudamu warakaye ko Sheri nubwo ariko avuga pe, ariko ntabwo byari ngombwa. Ndetse uyu mugabo ati se none utekereze ko abeshya? Ubundi ntabwo abeshya pe. Umugore wanjye mwiza ndakwinginze, urabizi yuko tuvuye gusari, ndetse urumva yuko tutabikora? Uyu mugabo ati wa mukobwa we, musore widusaba imbabazi cyane, ibyo byose tugomba kubikora utabiduhatirije, sibyo? Ariko nanone ntabwo nyine wigeze utugirira neza, ku byamukanye byabaye twarakaye, ariko nanone reka turebe yuko twabikora. Umudamu wanjye aracyarakaye, nakomeje kubikubwira, gusa akomeza kubyihanganira. Gusa umukobwa ati murakoze cyane pe, mwana yanjye ni ukuri pe, muri abantu beza, nshimiye Imana rwose ku gikorwa cyiza mugiye kunkorera, ni ukuri pe muri abantu beza. Umudamu abitekerezaho, gusa umudamu yari yarakaye ati nk'agakobwa kazi kadukorera ibintu bimeze gutya, Sheri banguka tugomba kugira neza. Umudamu warakaye ati Sheri kuko nze. Umugabo ati yego nyine banguka, kuba icyo utaza ngo tugire neza, kandi tugomba kugira ubundi ngo ugira neza ukayisanga imbere gute se? Umugabo uri ahangaha nuko byagenze, akomeza yinginga umudamu we, mbese amubwira ijambo ryiza, amubwiza ijambo ry'Imana, kugeza ubwo uyu mudamu yatangiye kumva ari gucengerwa n'ijambo ryiza umugabo we yarari kumubwira. Ese mu rugo rwanyu mukunze kuganira ku by'ijambo ry'Imana? Umudamu ati baby nta kibazo, wivuga amagambo menshi, reka tubikore. Ndetse uyu mukobwa ati rero madamu ndabona yemeye, ndumva icyaba gisigaye ari uko wakinjira mu modoka maze tukabigukora, tugagusunikira ukagenda ukatsa imodoka, maze natwe tugashyiraho akacu. Uyu mukobwa ati ni ukuri pe, mbashimiye mbifanye ku mutima, mbashimiye umutima mwiza mugaragaje rwose, mbashimiye ko rwose mutagaragaje guhema, kunyereka umutima mwiza, urukundo ndetse n'umugwaneza. Imana ibaha umugisha. Okay, reka dutangire. Nuko byagenze, uyu mukobwa yinjira mu modoka, n'uyu mugabo n'umudamu we bajya inyuma bajya kumusunikira imodoka. Ndabizi bamwe muri twe turi ahangaha pe, ntabwo twabikora,
twigendaho twirebaho mbese ukuntu duteye, ntabwo tugira neza bagenzi bacu, ndetse tutekereza yuko tugomba kugira neza abatugiriye neza, ariko siko biri, ahubwo tugomba kugira neza bose, abatugiriye neza n'abatugiriye nabi bose tugomba kubakunda, kandi bose tukabakunda urukundo rungana, kuko Kristo wo mu ijuru niko adutegeka, niko atubwira ngo dukunde abanzi bacu, sibyo? Kandi ngo umwanzi wawe nanyura iwawe ashonje ndetse afite n'inyota, uzamugaburire, umuhe amazi anywe, yigenere rwose, uzaba ugize neza. Si byose ako kanya uyu mugabo n'umudamu batangiye akazi kabo k'ubugira neza, basunikira uyu mukobwa imodoka yari yamunaniye kuva ahangaha. Bagize neza, umutima mwiza bafite, Uwiteka azawubahembere. Bakoze akazi katoroshye, imodoka bidatinze yatangiye kugenda, kandi byari byabagoye. Mwibuke neza ibyabaye imbere, baje barabatuka ngo mwamyanda mwe mu nzira ku modoka muje gukora iki? Umugabo n'umudamu bakoze iyo bwabaga, bakora rwose ibishoboka byose kugira ngo iyi modoka ibe yahaguruka ahangaha. Gusa ni ibintu byakomeje kubagora, ariko nanone baragerageza rwose uko ushoboye kose, urebe yuko bizagukunda. Umukobwa nawe kubw'amahirwe akomeza kwatsa imodoka, abona biri kuza gake gake, abona rwose biri gukunda, ati wasanga ngiye kuva ahangaha byaba ari byiza pe. Umukobwa, mwana yanjye, abitekerezaho ibintu rwose uyu mugabo n'umudamu we bamukoreye, yumva rwose yabaye ikigwari, yumvishe rwose ibintu yakoze atari ibintu byiza. Kubw'amahirwe noneho imodoka ye yaratse birakunda, ati ntabwo bishoboka, uzi yuko ubikunze, ngiye kujya mu kazi kabandi pe, dore rwose ukuntu nari naheze ahangaha, ariko ni ukuri pe, aba bantu barankoreye. Ubumenye yuko rwose kubaho uri umwe, uba uri umwe koko, burya gushwana n'abantu ukangana nabo ntacyo bimaze, kuko buriya uba witesheje amahirwe mu buzima bwawe utazigera wongera kubona n'umunsi wa rimwe. Mbega umugabo n'umudamu, ibyo bari bamaze gukora ni ibintu byiza cyane. Umutima mwiza w'urukundo bari bafite, bagomba kuwugumana igihe cyose. Umukobwa wawe wishimye cyane, umukobwa byarenze, yasutse mu modoka vuba na bwangu kugira ngo agende anabashimira cyane, ati murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wa mukobwa niko byagenze, umudamu n'umugabo bari guseka, wa mukobwa nawe ava mu modoka ameze neza, byamurenze ibyishimo, ati ndabashimiye cyane pe, nubwo ntari nagera hanze neza, dore sinari nasohoka mu modoka, ariko reka mbashimire byimazeyo pe, Imana ibampera umugisha. Mugire umutima mwiza. Uyu mugabo ati oya, ara niho ubidutegeka rwose, ibi byose dukora atari ara ntabwo twabyishoboza, gusa ni mu byumvikana tugize neza pe. Mana yanjye, uyu mukobwa atangira ababwira ati pe, reka mbabwise ukuri, kubw'ubugira neza mungiriye, ndabinginze mureke mbahere ifuti mbageze imbere aho umwarimu ugiye, basi ndibuze no kubageza iwanyu, ariko ndabinginze. Uyu mudamu n'umugabo ati ibyo si ngombwa, ibyo ntabwo byari ngombwa pe, kudushimira ngo ukaba waduha lifuti ntabwo ari ngombwa wapi. Uyu mukobwa ati ni ukuri pe, nkurikije ibintu munkoreye ntabwo nakibagirwa ineza munyeretse. Ubundi muri iyi si ni mwebwe rwose mboneye yuko rwose abantu bagira neza, ubundi bajyaga babivuga simbyemere, ariko uyu munsi nshaka kugira ngo tugende mu modoka yanjye turi kuganira, mbageze no mu rugo iwanyu. Ndabinginze pe, kuko akazi munkoreye ko rwose imodoka yanjye yatse, ndetse nkaba ngiye gukomeza urugendo rwanjye nta kibazo mfite, ni ibintu binshimishije cyane ku rwego rwo hejuru. Umudamu n'umugabo barabyumva. Umugabo ati sheri, uhise aratuzi wasanga koko atabazi. Umukobwa ati ndabazi, nababonye, mwangiriye neza, ndetse ikindi ngomba kubabwira nuko ntabyibagirwa. Ndetse umugabo ataravuga byinshi, ati wa mukobwa we, twebwe dufite imodoka yacu turi buze kugendamo, ahubwo reka nyifungure, dore imodoka yacu ngiriya ni Range Rover nziza rwose, tugendamo njye n'umugore wanjye. Twari twaje ahangaha, ubundi twari twaje kubikora ibi ngibi turi kugira ngo turebe abantu uko bateye, naho indi modoka yacu dore ngiriya, ubundi tuyifungura twibereye ahangaha, byose tubikorera ahangaha nta kibazo. Umukobwa ati ngo iki Range Rover, mwebwe se mugira imodoka? Umukobwa areba hepfo, abona imodoka nziza cyane, ndetse umugabo abwira umudamu we ati sheri, let's go tugende.
twigendere ibyawe twashagaga kugeraho tubigezeho. wa mukobwa we rero bayi nta kundi kuntu byagenda. uyu mukobwa ati se rire ni ukuri se? ibintu ndi kubona ni ukuri cyangwa mana yanjye? umukobwa ati ngo iki? Range Rover ku kamodoka kandi kameze gutya, kumbe ni abakire mana yanjye, baje kwifotoza ku modoka yanjye bafite iyabo. mbega ngo ndabikigoryi. umukobwa yaritegereje arareba ahera hasi agera hejuru, kumbe nkabona ukuntu bameze nk'abamabuja, kumbe ni abakire, nitwaye nabi. ni ukuri pe ntabwo byari ngombwa. umukobwa Range Rover kuri aka kamodoka kanjye kameze gutya, iby'isi ni kabatebe gatoki koko, nabiriyeho mbabwira nabi ndabaserereza, kumbe bafite imodoka nziza nk'iriya. gusa cyakora pe ese iranyigishije, irambonye, ndayibonye nako simbonye. yego ko mana yanjye, kubera iki koko? kubera iki nagerageje kwitwara nabi kubakire nk'abariya barabandushana amafaranga, mbakeneyeho ubufasha, hari n'ahandi tuzahura babunyime, ariko se ko iki nitwaye gutya? umukobwa yarikanze arumirwa, abona yuko rwose yagize nabi, kandi yaza kubikora neza mbere y'igihe byari kuruta nuko muri isi biteye. muri isi ugomba kwitwara neza. ndabakunda cyane mwebwe mwakomeje kubana nanjye. inkuru yacu y'uyu munsi irangira ahangaha. Imana ibarinde, ibahe umugisha. Ciao ciao, naho mu kandi gakuru.